ariko sheri ko ndeba wicaye witurije koko, ubwo urabona koko uyu munsi turirirwa ubusa, nkeneye amafaranga yo guhaha pe. Ariko abagore abagore murasetsa. Wagira ngo muzi ko hari ahantu abagabo dufite igiti cyera amafaranga, ntago twiriranwa. None ubwo urabona nari kuyakura he? Ntayo mfite. Aye, unteye intimba nkiri muto, ubu koko nsiga iwacu babimena, nze kwicira isazi mu jisho hano ku gasharu, nakumira koko. Erega ntaho ngo ukinze, nuko abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ntuncengurire umutima di, imibu utahutura mu gicuku yazamushikaki nta kidasobanura. Aho noneho urakabije. Twiga amashuri make nawe agukozeho. Twiga batubwiye ko inyama zishobora kumara umwaka urenga mu mubiri w'umugabo. Ubwo rero nibona umubiri arizo mperuka umwaka ushize kuri Noheli, nawe rero ugahita ubifata nk'aho arizo mvuye ufata ku kanya. Urumva ko icyo kibazo cy'amashuri make yawe atari njye wakirengera. Aha, ndumva gushaka injiji bitoroshye. Umbonyemo ubujiji nonaha, wakabaye warabubonye kera di, utaranteza ubushuki bwanjye. Nari mfite benshi bandamagizaga. Ahubwo mpa amazi yo kunywa, ndumva umutwe umereye nabi, naho ureke ibyo magambo. Ntabwo nakubwiye ngo duterane amagambo. Ngo iki? Ngo umutwe? Yewe. Kereka niba ari uwo watetse. Ariko. Yewe. Genda yihe nawe aho aba ntuhayobewe. Ubwo ziba zikwakiye. Yewe, naherekeje abandi gushaka. Nuko abagore b'uyu minsi musubiza abagabura, nakumira koko. Umuntu asarura icyo yabibye di. Wifuza gusarura icyo utabibye? Kuki mwifuza ko tububaha nta gaciro mwiha? Uzajya ugenda utaha amajoro, nta guhaha, ntaki, ntiwagize ngo ukeneye ibyubahiro. Reka amaguruka nigendere ngo usigire urugo rwawe, ndumva umushiha uri aha ngaha ntabasha kuwirengera. Siga ibyo gutekana, ubundi nakubwira iki? Amaguru yabangira ingata. Ngo uteka, nawe uteka umutwe. Nk'uwo ngo wavugaga natetse. Tukaburisha iki sera? Nakumira koko. Naherekeje abashatse. Abagabo baragwiraho.